Praise the Lord. Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndamushye cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa amazuru meza, afite ijoro ryiza, isabukuru nziza wavutse umunsi wa none. Congratulations ku expecting amana yanjye ababebe ndetse n'abandi bagize ama breakthrough atandukanye, abari ku musozi wo kurindira namwe nimwihangane, ntabwo byoroshye, ko Imana ibakomeze. Mwebwe muri ku musozi w'uburwayi nimwihangane, ntabwo ubuzima buguma, hari igihe ibintu bihinduka pe, nk'isaha nk'iyo guhumbya ibintu bigahinduka. Yesu ashimwe. Imana yongeye kudutera iteka. Reka dusenge hanyuma dusange ijambo ry'Imana ritumfite. Uwiteka Imana mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye cyane kuko ugira neza, ushobora byose, ukwiriye kandi ubereye. Twongeye kwibona ahantu dumikuka abazima, ntago ari kubwacu ubuntu bwawe, twarabigambiriye ariko ntabwo tuzi ko bizasohora. Ushimwe kandi himbazwe. Wongeye kudutera iteka kugira ngo tuganire. Ngaho ngwino uhagarara hagati muri twebwe, ntawe tuguzanira cyubahiro, ntawe tuguzanira ishirwe hejuru iteka ryose. Ndasengera abarwayi, ndasengera abarushe, ndasengera abaremere kugira ngo bakomezwe nawe, barengerwe nawe, bizina rya Yesu Kristo wacu, amen. Yesu nashimwe cyane rero. Ndashaka ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Turanze dusome n'amaverse abiri atandukanye, ariko ndifashisha telefone kubera umwanya mfite mutoya, ariko turaza guhana umugisha. Ndasoma muri Matayo 7:7. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Amen. Ndongera ngende nanone nsome muri Matayo, Matthew chapter 26:38. The Bible says, "Then he said to them, My soul is sorrowful even to death. Remain here and keep watch with me." Matayo 26:8. Ndagerageza kutranslate aravuga ngo, nuko ngarababwira ngo umutima wanjye uri ku mubabaro, ngo ku buryo numva nenda kwishwa n'agahinda, ngo ni muguma ahangaha mugumane nanjye, ngo tube watch with me, remain here and keep watch with me, mugumane nanjye hatubane maso. Yesu ashimwe. Amaverse dukoresha n'ayangaya ntabwo turatinda kubera ko ubushize twaganiriye, navuga ngo twagira ubuntu tuganira ku musozi wo gutegereza, tuganiriye mu isi y'abasubijwe. None munsi tugiye kuganira igihe cyo kudasenga. Nagiriwe Imana yo kuba muri ibihe byose, nabaye mu gihe cyo kudasenga. Iki ni igihe umuntu ageramo akumva ntabwo akeneye gusenga, ntabwo ashaka gusenga, mbese akumva ibyo akeneye cyangwa ibyo ashaka, ibyo agomba azabibona kubera ko Imana ari umubyeyi. Iki ni igihe rero uravuga ngo gikomeye cyane, kigera igeze cy'uwo ntaraba umukristo, ntaramenya gusenga ibyo ari byo. Aha hantu umuntu aragambira ibintu uko wagambiriye, hari igihe biba, ndetse n'igihe ugambira ntibibe uko ushaka. Kubera iki? Kubera ko ntabwo wageze icyo gusenga, kubera ko ntabwo uri kugendera mu rumuri, mu mucyo, mbese ni nta kintu wiziye, nta kintu witayeho kwa. Aha rero ahantu haragoye cyane. Igihe cyo kudasenga ni igihe ibintu bigenda uko umuntu atashatse. Igihe cyo kudasenga ni ahantu umuntu aba ari uvuga ati, niba mwe n'ikibazo ndagikemura gutyo, ukagikemura mu mubiri kandi cyakabaye ari ikibazo gikemurwa mu buryo bw'umwuka. Rero najya mubwire ngo aho hantu uri muri icyo kibazo urimo, cyangwa ikibazo wabayemo, hari igihe kitari gukemurwa gutyo, hari igihe kitari kugenda gutyo, ariko kubera ko nyine utasenze. Iyo umuntu adasenze abona ibyo adashaka. Iyo umuntu asenze aba ari sure ko uko ibintu bigiye kugenda nuko Imana ishaka. Uba wagerageje, mbese mu yandi magambo
rero isaha none mu rutaro najya mubwire ngo wowe udasenga ni byiza cyo gusenga. Tubona ko ahangaha muri Matayo ibi bice n'imirongo tubona ko Yesu Kristo ngo yageze kuri poye kugira gute kuvuga ngo ndumva noneho imbaraga zishize. Demaze iminsi ntekereza iri jambo, nitekerezaho tuzaganira, mbitekerezaho ariko yongera ubuntu nuko ku rusengero ngiye gusenga nabwo mukozi Imana atuganiza ku bintu nk'ibyo ngibyo, atubwiriza uburyo Yesu Kristo yahuye n'ibihe bitoroshye cyane. Hariho ibihe byanze ko byagenda kose bizagucaho aho umukristo, bizagucaho bigende uko udashaka, challenges zibe ariko nyine zikugire gute, zikubuilding, zigushiremo imbaraga nyine, niko navuga cyane, niko byitwa, zigushiremo imbaraga ibihe ushaka ari udashaka. Igihe kiza rero cya none nicyo kwikomeza ku Mana, umuntu agategura ibihe bizaza. Hari ibihe bizaza tutazi biri imbere yacu, hari ibihe bizaza umuntu atateguye, hari ibihe bizaza wabitekereje, hari ibihe bizaza twikubite hejuru, ibyo bita umunsi mubi. Rero navuga ngo tukatubiteguza amasengesho, twitegure pe, kuko iki gihe cyo kudasenga ni igihe kisha abantu benshi. Igihe cyo kudasenga ni igihe navuga ngo umuntu ageramo akibwira ko imbaraga ze zakemura ibibazo. Oya, uyu uri umukristo igihe cyose usenga kiramataringa. Hari ikintu noze nibaza ndavuga ngo ushobora gukora ikintu cyose ukina kikabyara ikindi kintu, ariko isengesho ribyara ibintu byiza. Nta muntu usenga kina, niko bajya bavuga, ni ukuri nta muntu usenga kina nabibonye. Njyewe hari igihe cyageze ndavuga ngo nkajya mu ishuri nkiga ariko sinsenge, nkabona amanota make, atari uko nize nabi, oya, atari uko navuga ngo ntasobanukiwe, oya, ariko kubera ko nyine amasomo yanjye ngomba kongeraho nyine no gusenga. Rero ugasanga igihe kinini umuntu amara adasenga ashaka kwirwanirira, kiragira gute, kiragira ibintu cyica. Simvuze ngo ntuzige, simvuze ngo ntuzakore, simvuze ngo, ariko nk'umukristo umenye Imana ni igihe cyiza cyo kugira kumenya ko yewe nayo makayi yo kuyambika y'ibiganza, kuvuga ngo Mana aya makayi yanjye yahumugisha, ibitabo ngiye gusoma bihumugisha, umpe gutsinda, umpe gusobanukirwa, ni ukuri mfasha, kubera nyine twabihisemo nk'abakristo. Kandi n'abatari abakristo njya ngo muri Yesu Kristo nta gihombo kirimo. Aha ni ahantu umuntu agera akisanzura, aha ni ahantu umuntu agera ibintu bikagenda neza, aha ni ahantu umuntu agera ibintu bikagenda ku murongo. Yego ntabwo bigenda uko ushaka 100%, ariko ubu ufite uburi shuwa ko byibura Imana wayeretse. Harabona kuri kuvuga ngo Imana n'umubyeyi, Imana iratwumva, ngo esundi ngombwa ngo umuntu ayibwire. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo mukomange muzakingurwa, musabe muzahabwa. Ni ukuvuga ngo ese niki cyaba umuntu atagisabye? Byaba byinshi. Hari igihe umuntu ashaka kugupfukamira akagusengera, hari abantu zishijwe n'amasengesho y'abandi, hari igihe umuntu ashaka akagusengera, yego nabyo bijya bibaho, ariko nagiye mwe ko umuntu ataragusengera nawe ubwawe hari abandi bantu ugomba kuzamura isengesho. Nta kantu mbaze ibisintekerezo nkavuga ngo nubona mwene data wo mugakiza, uwo mwize kubana mugakiza, mwize kubana yigeze kumurokore nkawe se, ubona gifite values za Kristo, gifite Christian values, uzagire gute, uzamusengera. Ntuzagire umuntu ufata umwanya iminota 5 10 ngo muvuge ngo utsigaye mbona kana kayitwara gutya, ngo utsigaye mbona uyu muntu ameza cya, ngo utsigaye mbona rwose ngo yitwara ntabwo. Aho hantu no kuri ntuza umwanya ntukawubone. Umwanya wabaye muto ku bantu bose. Rero biratangaje kuba wabona umwanya ko ngo kansigaye mbona kana kameza cya, oya, ahubwo umwanya wo kumusengera Imana. Ariko se Mana ibi mbona nibyo, kubera ko ari igihe wasanga uwo muntu ari mu ishuri. Njyabona nkunze kubona abakristo benshi, nkabona abantu bari bakristo benshi bari ku musozi w'ubuhamya. Bariya abantu hari ahantu babaye bira bintu batanga mu buhamya tubona ari nk'amafuti, ariko byabereye ubuhamya, byabereye ibintu bikomeye bikomeza agakiza kawe. Rero ari igihe wasanga nk'umuntu tuvuge ufata iminota 10 iminota 30 umuvugaho ngo kandi we wamusengera, wasanga ari mu buhamya, ari mu barimo ari ubuhamya burimo burubakika. Hari igihe wasanga ibintu bizahinduka. Rero ntuzagire umuntu ufata akanya ngo umuvugiho. Kijye kudasenga, aho gufata igihe cyo gusenga umusengere, ubwira Imana ati se Mana umuntu wundi bimeze bite, byifashe bite.
ya niba ari izina ryanjye rwose Sandrine ubundi ko mbona ibintu byahindutse bimeze biti ya usenge ibyereka Imana ko ntagiye nize mbona isengesho ryeshwa isengesho ngo ritsinge we ntago bibaho ya rero navuga kubera iminota gusa ntagoresha iminota myinshi ndumva bihagije ariko najya twibukira tumenye ko gusenga ni byiza, gusenga bitwongeramo imbaraga, gusenga biradukomeza, gusenga ni ikintu buri muntu wese akeneye umunsi ku munsi. Rero iyo ujya kudasenga bitumaramo imbaraga, kandi uzarebe iminsi yawe usenga n'iminsi yawe udasenga ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo umuntu yica ari gusenga aba ari harereka Imana ko hariho ahantu adashoboye, hari ahantu yumva atakitambutsa, hari ibyo yumva atabasha, hari ibyo adasobanukiwe. Ariko iyo udasenga Imana ukicara uvuga ati ejo Mana we ejo nzagira gutya, ejo nzagira gutya, kandi ntabwo wenda uzi ko ejo bizabyuka bimeze, ugapanga ugapanga ibintu byinshi, ariko ntumenye ko nyine haje icyago, haje ibintu nka biriya nyine. Ukicara nyine ugapanga ejo nzajya, kandi ntabwo wenda uzi ejo ikintu bizabyuka bimeze. Rero navuga ngo ikindi gihe cyiza cyo kugira ngo twongere twitekerezeho ishingisho turigira irya mbere. Ni ukuri biragoye gusenga ni akazi gakomeye. Gusenga ni akazi gakomeye kugasaba wowe ukangutse aho ubishoboye, senga usengere uriya mwene se ubona bisigaye bigenda nabi, bigenda uko utari uzi, uko utakekaga. Uriya muntu cyane cyane uriyibona avuga ngo ntabwo nzi ko uyu muntu yawenda ngo yagira zino values, kubera ko akenshi twe nk'abantu hari igihe tubona ibintu ukabibona uko wumva nyine ukumva uratangaye, ariko hari igihe Imana mu masengesho ikwereka. Igihe cyo kudasenga ni igihe cy'ubujiji, mwumva rero kuvuga gutya ntabwo reka mvuge gutya niko biri. Igihe cyo kudasenga ni igihe cy'ubujiji bukomeye no kwibeshya, ni igihe ibintu navuga ngo bigende uko udashaka ariko ntubimenye, ni igihe cyo kwirwanirira ariko ibintu bikaza bikadogera. Ariko igihe cyo gusenga nagira ngo mbaratire, bita kurata, kambaratire ko gusenga nawe wasenze bikagenda gutyo, wagira wakomentinga cyangwa inbox me nkabivuga. Igihe cyo gusenga ni igihe cyo guhirwa cyane, igihe cyo guhirwa. Umuntu wasenze aba afite kwishinganisha, ubwishingije, aba hari shuwa ko ibyo akora bigenda neza, Imana imwumva, Imana imukunda, kandi akumva nta bwoba. Nta muntu wasenze wigeze agira ubwoba, kuko tubona ko Yesu Kristo ajya kudupfira yacitse imbaraga, aravuga ngo iki gikombe kindengane, yumva afite agenda gakomeye, ariko ngo asenze imbaraga z'Imana zimumanukiye, tubona avuze ngo I will do it, avuga ati ndabikora pe. Kandi ko tubona ko Yesu Kristo yadupfiriye, yageze ahantu hakomeye. Nawe rero wasanga aho wari ugeze ari ku musozi, navuga ngo nko gutegereza n'ibyo ari buri, ariko hari ahantu hagomba amasengesho, hagomba izindi imbaraga. Rero reka tuhagararane gutuza, tuhagararane gukomera, usenge ongera usenge, nsenge nongere nsenge, nakagira ikintu twumva ko tutasengera. Nanone hari igihe cyagize navuga ngo hari igihe unasi tuzi ko ngo ariko inderwana gute. Ni ukuri ibintu byose ni byo gusengera, kamvige gutyo. Usoma ijambo ry'Imana mu Kristo, yego ufite abashumba, ufite inshuti, hari abantu wabwira, ariko hariho nabango limitation. Yesu Kristo ari mu bumuntu, yari afite inshuti ziwe n'abantu baba bamubaga hafi. Bariya abantu bajyanye nawe ku musozi gusenga, ariko tubona baryamye. Arababwira ngo ariko se munaniwe kubana nanjye iminota ingahe? Mu yandi magambo ko ndeba mumvuyeho n'ibiti. Inshuti ni nziza, inshuti zadufasha, ariko shinganishe mu Mana inshuti yanjye. Inshuti ni nziza, ntuzaziveho, ntuzazireke, ariko igihe uzabona batakoze ibyo bagomba gukora ntuzagire ngo bakwanze. Hari igihe imbaraga ziba zigeze hariya, cyangwa se mu bumana bw'Imana ishatse kugira ngo ahantu hace, kuko ubukristo nubwo waba ufite inshuti, ubukristo navuga ngo nubwo umuntu ku giti cye ugomba kumenya ukuntu ubana n'Imana. Bitavuze ngo wanga abantu, bitavuze ngo ubane nabi n'abashumba, bitavuze ngo ube mu Kristo mubi, oya, ariko ugomba kugira hariya ahantu hawe n'Imana. Ko ku munsi wa nyuma ntabwo uzagera ufatanya na mugenzi wawe akaboko, ahubwo umuntu aziyinjirira. Rero senga ugere ibwina, senga ugere hariya hantu, senga
ngo komanga ngo uzakingurirwa. Kandi ijambo ry'Imana rikambwira none ngo pray without ceasing, ngo musenge udacogora, ngo kandi ngo muri byose ngo mushima, kadushima Imana ku byabaye. Nge ndashima Imana ko nasenze Imana ikanyumva, ndashima Imana ko nasenze ijuru rigakinguka. Nukuri hari ijuru rikinguka ribona, hari imiryango ikinguka yibona, hari n'igihe imiryango y'ijuru ibikinze ukabibona ukavuga ati umuryango urakinze pe. Rero reka dusenge ubundi Imana nayo ikora ibyayo. Imana ikore ibyo ishaka, kubera ko akenshi ari igihe dusenga ntibigende uko dushaka, ariko nyine twa tuzi ko Imana yatwumvishe, twa tuzi ko navuga ngo twageze gute twasabye Imana. Reka tuharane tubacane umucyo. Uwiteka Mana mwiza, Yesu Kristo ndagushimiye cyane kugira neza kandi ushobora byose. Urakoze bw'ijambo, urakoze bw'urukundo rwawe, urakoze bw'imbabazi zawe. Hari abari mu gihe cyo kudasenga ndetse hari n'abari mu gihe cyo gusenga, abo bose ndabakweretse kugira ngo abe gushaka kwawe, gutegeka kwawe Mwami Imana, ntabe ari twe guzina ryawe rw'icyubahiro, ntabe ari twe guzina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami twongera imbaraga mu gusenga. Gusenga bijya bica intege, gusenga ni ikintu gikomeye cyane, ariko duhe no kwizera nk'uko wawe biraduhamiriza n'iteka ryose. Amen. Shizange rero video navanga ibaye ngufiya, ariko nzi ko aricyo twiganye, hari icyo twunguranye inama ya navanga utarakira Yesu Kristo umunsi wa none wamwakira. Ntabwo uzigera wicuza kumenya Imana, ntabwo uzigera wicuza kuba umukristo, ntabwo uzigera wicuza gusenga, ntabwo uzigera wicuza kugira Christian values, ntabwo uzigera wicuza guca bugufi, ntabwo uzigera wicuza kuba abakozi b'Imana, ntabwo uzigera wicuza gusoma Bible, ntabwo uzigera wicuza guca bugufi imbere y'Imana, ndetse ntabwo uzigera wicuza iminsi wamaze usengera abantu. Ya umuntu azicuza kuba yarumvishije ijwi ry'Imana akagirengagiza, uzicuza kuba yarumvishije Imana kuvuga ngo senga ntusenge, sandine senga sinsenge, gira fasting no fasting. Ibyo bintu tuzabyicuza cyane. Imana turinde kwicuza. Kwicuza ni ikintu kibi, ni ikintu kibabaza cyane. Dukomeze mu by'Imana, dukomeze turyoherwe, dukomeze ku Mana, turebe abatubanjirije, tubone Kristo ahantu yaciye ubwo yari kuba umuntu uko byagenze. Kuba umuntu ni ikintu kitoroshye, kuba umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Kuba umuntu navuga ngo bisaba izindi imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'abaramyi, imbaraga z'abahimbaza, imbaraga z'abashumba, imbaraga z'Imana, imbaraga z'umwuka wera, gufatanya n'abandi, gusoma ijambo ry'Imana ni ibintu byinshi cyane. Imana yadufashe kandi Imana dushoboze. Ya rero ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Bye.